neza neza rero nk'uko byagendekeye Habyarimana intagondwa z'intera hamwe ndetse nabo bari bafatanyije nibo bamwivuganye ubwo yari amaze kwemera ibijyanye n'ibiganiro kuri ubu ngubu rero muri Kinshasa nibyo bigiye gukurikiraho ni mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi kubw'igitutu cy'amahanga ndetse n'amadini bari bakomeje kumusaba ko yagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 bamwe rero mu bahagarariye za societe civile ndetse n'abayobozi bakomeye muri Kinshasa bahisemo kumubwira ko niyemera ibijyanye n'ibiganiro nta kindi kigomba gukurikiraho nuko bagomba kumwica aba kandi bahisemo no kumugira inama yo kubahunga igihugu aho kugira ngo yemere ibiganiro kubera ko n'undi naramuka byemeye ngo nta kindi bazakora bazifatanya mu buryo bwose bushoboka bamukureho. Naho rero ayo madini nayo akomeje gushishikariza Tshisekedi kwemera ibiganiro nayo rero bayahaye gasopo kubera ko ngo muri iki gihugu harimo gutegurwa rwose impinduramatwara zizasiga ubutegetsi buhindutse. Aba rero ngo nibamara gufata ubutegetsi n'ubundi aya madini ntabwo bazigira bayarebera izuba, bazayirukana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kubera ko nayo arimo gukorera mu maboko y'umwanzi ari we M23. Niba Rwandinde bandikiye bwana Tshisekedi Chilombo baramusaba kwegura, baramusaba kandi kuba yahunga igihugu n'ibyo byose atabishoboye kubera ko ngo bagiye guhaguruka kandi ngo bagomba kumukuraho. Ikindi kandi bongeye kugaragaza muri iyi baruwa nuko ibijyanye n'ibiganiro byo n'abarwanyi ba M23 ngo ntabwo bizigera na rimwe bibaho mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni baruwa irimo amagambo akomeye cyane ndagira ngo munyemerere tuyitereremo amaso. Irero kugira ngo wumve uburemere ifite ndabanza nkubwire uwayanditse yitwa Florimonde Muteba. Uyu ni umunyacyubahiro ukomeye cyane muri za societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba kandi n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya ODP, umuryango wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta ndetse no guteza imbere imikorere ishingiye ku mucyo ndetse n'ibijyanye n'imari. Azwiho guharanira imiyoborere myiza, ubutabera mu bukungu ndetse no kubungabunga ubusugire bw'igihugu, aho rero akenshi yamagana ruswa, inyerezwa ry'umutungo wa leta ndetse no kwinjira kw'amahanga mu bibazo by'igihugu. Abinyujije rero muri iyi societe civile ndetse akanabinyuza kandi muri uyu muryango wa ODP, Muteba asaba ko habaho gukurikiranwa kw'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu ndetse akanakangurira abaturage kugira uruhare mu gucunga imari ya leta. Mu bushakashatsi twamukozeho twasanze yaranabaye umwe mu bayobozi ba za societe civile mu bice bitandukanye bagaragaje ariko nanone ngo uburakari ku byemezo bya leta abona rero nk'ibidafitiye igihugu akamaro, cyane cyane rero kubijyanye no kwinjira kw'amahanga mu miyoborere ya Kongo, intambara z'urudaca zihora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gusahurwa k'umutungo kamere w'iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguwo rero Muteba wanditse iyi baruwa ndende tugiye kuba dutereramo amaso. Yatangiye agira ati nta biganiro na bimwe bizigera bibaho hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abambari be, ibyo ngibyo mugomba kubifata nk'itegeko. Ati amagambo aherutse gutangazwa na Fridolin Ambongo, uyu ni karidinali wa Kinshasa, ati uyu rero akunze kwita Marshal Peta w'abanyekongo. Hanyuma rero uyu Marshal Peta kubatamuzi, uyu rwose ni umwe mu ntwari zikomeye cyane z'Ubufaransa. Uyu kandi yanakoreye kino gihugu ibitangaza mu ntambara ya mbere y'isi. Ubwo rero mu mwaka w'1856 kugera mu mwaka w'1951 nibwo yabayeho, ariko kandi azwi mu mateka nk'intwari mu ntambara ya mbere y'isi yose. Gusa mu ntambara ya kabiri yaje gukora igisa n'ubugambanyi, agambanira igihugu cye, hanyuma rero biza kurangira n'igihugu cye gitsinzwe muri iyo ntambara. Uyu rero Karidinali Ambongo ngo yiyita Marshal Peta. Urumva ko bamufashe nk'uwo wigize intwari y'Ubufaransa gusa akaza kugambana. Hanyuma muri iyi baruwa bakomeza bagira bati ndetse rero akaba anafatwa nk'umufatanyabikorwa wa Hitler wa Afrika ariwe Paul Kagame, kandi agashyigikirwa muri iyi gahunda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Arabigaragaza inshuro zose ngo nk'ubwo tariki ya 9 Gashyantare ni Ambongo ubwe
wavugiye imbere y'abaturage amagambo akomeye cyane ahakana jenoside yakorewe abanyekongo. Jenoside ngo yahitanye abantu barenga miliyoni 12, abantu miliyoni 7 ngo bakaba barameneshejwe, no kuvuga ko bahunze n'abasigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babayeho mu bukene bukabije, aho nk'ubwo ngubwo ngo umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akoresha amafaranga 150 ku mwaka, ni amafaranga y'amanyekongo. Abagore miliyoni nyinshi cyane ngo bafashwe ku ngufu, ndetse n'umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ungana na za miliyari nyinshi urasahurwa. Muteba muri ibaruwa ye yakomeje agira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ubu bugambanyi burimo gukorwa na Kiliziya Gatolika ndetse n'ubutegetsi buriho. Niyo mpamvu rero nshishikariza abenegihugu bose kwinjira mu rugamba rw'ubutwari tukarwanya abaduteye, tugashyira hamwe nka za societe civile dushikamye, tugafatanya n'abaturage bari mu myigaragambyo haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu mahanga. Kimwe rero n'ingabo zacu ziri ku rugamba ziri kurinda igihugu, kuko rero arizo ziri ku isonga mu bibasirwa n'igitero twatangijweho n'igihugu cy'u Rwanda. Twese hamwe rero twirengagize ibyaducamo ibice, ahubwo dushyira imbere ubumwe muri uru rugamba turimo kurwana. Iyi mpuzamashyaka n'imbaraga z'igihugu niyo nzira yonyine kandi izadufasha kwirukana abagabye igitero cyangwa se bakaba barimo kwigamba gufata igihugu cyacu, ndetse no kugera ku gisubizo gifatika cyo kwihimura ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo nk'uko Perezida Tshisekedi Chilombo aherutse kubitangaza, ubwo bumwe ati Tshisekedi aherutse gutangaza nyine ko bamaze gufata ibyo bice. Akomeza agira ati ubumwe bwacu buzatuma dusohoza inshingano yacu yo gusubiza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubusugire ndetse no kurinda abaturage bacu. Hanyuma rero uyu Profeseri Florimonde Muteba ati uyu asanzwe azwiho rwose guharanira uko ibitagenda neza mu gihugu byakosorwa binyuze rero mu rwego rwa ODP. Akomeje rero ngo akomeje kwemerwa ndetse no gushyigikirwa n'imbaraga z'abaturage bashyize hamwe, societe civile kimwe n'abanyekongo bose muri rusange. Abo bose rero ngo nibashyigikire uyu Muteba, nanone bafate umwanzuro wo gushyigikira igisirikare kiri mu rugamba mu rwego rwo kurengera ubusugire bw'igihugu ndetse no kurinda umutekano wacyo. Hanyuma rero aha yagarutse ku ntagondwa, niko yazise, n'abagambanyi bagira ngo isoni nkeya mu gushyigikira ibiganiro. Yahereye kuri bwana Perezida Tshisekedi Chilombo ati uyu mugambi w'ibiganiro bya Perezida Tshisekedi Chilombo, abayobozi be hamwe n'abacancuro b'umwanzi ngo biragaragazwa rwose na Colonel Nanga wavuze ko bavuze ko bazashyira ku butegetsi guverinoma y'inzibacyuho babifashijwemo n'amadini. Byose rero ngo bikoranywe ubushake bikanafashwamo n'ayo madini ya Kiliziya Gatolika n'abaprotestanti bafatanyije na guverinoma iriho. Ati ibyo rwose ni imikoranire ya kera batangiye, ariko yose tugiye kwishyira ku musozo. Bayobozi b'amadini birakwiye ko mu bisobanura neza, ibiganiro bivamo ugutsindwa kw'igihugu n'ubugambanyi ntibyemewe. Ubugambanyi bwanyu bwamaze kumenyekana. Impuzamashyaka z'abaturage mu bufatanye na rubanda n'igisirikare cyacu zafashe inshingano zose z'ubutwari. Uyu muhati rero uradukiza ikandamizwa ndetse no gusubiza igihugu cyacu icyubahiro cyacyo cyahoranye. Naho rero wowe Perezida Tshisekedi, igisigaye ni kimwe gusa: va ku butegetsi bw'igihugu maze rero utwemerere kwishyira hamwe nk'uko Muzehe Laurent Desire Kabila yabisabye, kugira ngo rero dukurikirane umwanzi kandi tumwirukane ku butaka bwacu. Bitabaye ibyo ngibyo, igisigaye nuko wahunga cyangwa se ukicwa. Naho rero ku madini y'abakristu, ubugambanyi mwakoze ntabwo muzigera mububabarirwa. Mwanagondwa mwe mugira isoni nkeya. Uyu munsi ndafata umwanzuro wo kuva mu idini rya Gatolika kugira ngo ngarukane inshingano kandi ngaruke ku shingiro rya Yezu Kristo binyuze rero mu idini rya Kiyahudi. Ni mu minsi iri imbere nzahinduka umuyahudi, kandi rwose ndahamagarira buri wese wumva yarabangamiwe n'abapadiri ndetse n'abapasteri kuzajya mu nzira yanjye. Ni igihe rero cyo kwigaragambya mu buryo bufatika
kuva muri aya madini yanduye ndetse no kuyoboka Imana nyayo yemera yaremye isi n'ijuru binyuze kandi muri Isilamu, Yudayizme cyangwa se izindi nzira z'ubuyoboke. Dukwiriye rero kuva mu madini afashwa n'abanyarwanda kuko ntabwo bikunda, bagendera ku nyungu zabo z'amafaranga, ubutunzi ndetse n'ubutegetsi. Banyamadini rero ndabashishikariza rwose gufata ingamba zikomeye cyane zo kurinda insengero zanyu kuko hari impinduramatwara kandi zigiye gukora impinduka vuba aha ngaha mu gihugu zirimo gututumba. Iyi mpinduka ishobora kuzana ihungabana rikomeye cyane kuri izo nsengero zanyu n'amadini yanyu. Ni mu gihe cyose muzaba mutaramaze kutuyoboka kandi mutaramaze kujya mu murongo wa nyawo, nimuhitamo kugumana umubano na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, izo mpinduka namwe sizizabasiga. Mwibwira ko mufite ubushake bwose, ariko nanone mwibuke ko nta muntu wigeze abaha manda cyangwa se uburenganzira bwo kuvugira rubanda. Mwibuke ibyabaye ku bagambanyi b'Abafaransa bafatanyaga na ba resistance, baratsinzwe. Ibyo rero nibyo bigiye kubaho vuba aha ngaha. Naho rero wowe Perezida Bwana Tshisekedi Chilombo, abacancuro bawe wahembaga ibihumbi 8 by'idolari ku kwezi ngo bagufashe mu ntambara yo kwigwizaho ubutunzi bahungiye i Kigali. Abasigaye ni ingabo zacu zikunda igihugu FARDC n'abagenzi babo binahemuka. Kuri ubu ngubu urimo urabahemba amadolari 100 ku kwezi kugira ngo bakomeze kurandura umwanzi. Uzi neza icyo ugomba gukora kugira ngo ukomeze kubaho n'umuryango wawe mwibereye mu nyungu ndetse no kunyaga igihugu cyacu nk'uko Marshal Mobutu yabikoze. Mu gusoza yakoresheje ijambo niba ryanditse muri Lingala cyangwa se mu Giswahili cyangwa se izindi ndimi zo muri Kongo, agira ati mirimo ya bakoko ekolanda yo, bikorewe i Kinshasa kuwa 11 Gashyantare 2025 kubwa ODP washyize umukono kuri iyi nyandiko tubasomeye rero yose. Nta wundi n'uyu muyobozi wa ODP urimo gupanga cyangwa se urimo gutegura ibijyanye n'impinduramatwara udashaka ibiganiro. Ni Florimonde Moteba. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana.